nsaba ndetse ko erega narumiwe da. Umusaza Ndimurwango David aha tumusanze ari guharura uduteke n'inguri zatwo akuye imbere y'inzu ye, ariko amaganya ni yose kuri uyu musaza ndetse akananyuzamo akimyoza. Nta kubaho no guhangayika gusa. Imana niyo ibizi ko neza. Njyewe se ndacyarya ngo mpage n'iki. Nubaka ngiye kugahata ngateke kamwiririrwa cyangwa umurari. Ubwo se niko abandi barya. Wabonaga uramutse watubonye ukora wenda ugahaha nk'ibiro 2 by'ibirayi ukabirya 2 3 washimaga Imana uti koko Imana irakoze. Nese wabikuye he? Kuba nta munsi y'urugo bafite abatujwe muri uyu mudugudu w'icyitegererezo wa Kazirankara ndetse n'ahari hahari ubuyobozi bukabategeka guteramo ubwatsi bw'amatungo ngo niyo ntandaro y'inzara yababayeho karande. Nta nzara dufite, ubu uzi ko bari bavuze ngo amashuri gatadutwara gatugezemo bakajya kuduhungisha, twabona izuba ryavuye tukagaruka, ubwo imibereho y'ahangaha hagukiza mutwe. None se ufite inda nziza ufite icyo uyiriramo wabigenza utera nkanjye nicara ngaha nibe yanciye umugongo, burakeye kwa muganga amafaranga amaze kuhamukamo. Ubwo rero ubu ngeze umusigazi w'urugo banyegereza udukwi nkabacanira, naho imibereho yanjye ntayo. Uheruka kurya ugahaga ryari? Ni kera hanyuma kuri bagihari. Ubu ugize amahirwe nka mu saa 6 ukabona utwurembye umutima, ku mugoroba wagira Imana wabonaga ko murya mu ukajya. Urahangayikishije pe, ariko cyane cyane ngewe wo mvuga cyane uriya musaza Dawidi, musaza uri hagara urugura nta mutangira n'ubuhamya buhagije. Uriya musaza ntago yigeze umugore, uriya musaza ukangana kuri ni silibateri, kandi imibereho ye ntayo pe, uretse inzu bamuhaye yonyine, ntagira umwana umufasha, ntagira umukomokaho. Urumva uwo musaza mu buzima busanzwe arabaje kandi ubona ko nta mbaraga ageze mu zabukuru. Njya bimwe mu munsi nabwo kandi bitafashe ngunda burara. Ntabwo ari ukubeshya pe, ngunda burara nyine ninkabye nkasubirayo nabwo ndi kugenda ndi kwanaga, niho wenda nzavuga ngo nzagiye kubese kwa kangara. Kandi mutuye mu mudugudu mwiza, amazu meza. Nubwo nose inzu nziza murayihekenyaga ntabwo yahekenya pe. Mu rwego rwo kuvugutira umuti iki kibazo, ubuyobozi bwo mu nzego z'ibanze busa naho bwabuze igisubizo cy'iki kibazo bitewe n'icyo busubiza. Bwana Simpenzwe Pascal, umuyobozi w'akarere ka Nyabihu wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, ati bazishakemo ibisubizo ubwabo. N'inka bahawe bashobora kuzibyaza umusaruro bakagurisha amata. Ibyo byose no kugenda tubafasha. Izo gahunda zose barasabwa kuzumva, kuzikurikiza no gukora ku buryo ubwabo bakwiteza imbere batakomeje gutegereza ko buri kimwe cyose leta igomba kukibakorera. Usibye ikibazo cy'inzara, abatujwe muri uyu mudugudu wa Kazirankara bavuga ko kibugarije ngo baracyagoswe n'ibindi bibazo by'uruhuri by'uko bamwe bimuwe muri uyu mudugudu ngo hazibasirwa n'ibiza, bajyanwa gukodesherezwa amazu ariko amezi ashira ari 3 abandi ashira ari 2, ubuyobozi butarishyura ubwo bukode bemerewe kugeza n'ubwo bamwe amazu bari bakuwemo kugira ngo batazibasirwa n'ibiza, ayo mazu bongeye kuyasubiramo. Umuhoza Honore, mu turere twa Gakenke na Nyabihu.